ndababwira aya magambo kubera ko nzi ishyano rigiye kubaho n'ibizarikurikira. Nzongera kumvikana nyuma y'iryo shyano, kuko ibizavugwa n'ibizakorwa ibyo byose biri imbere yanjye nk'uko Uwiteka yabitanze. Ndababwira ngo impamvu mwumvise iri jwi ni ukugira ngo nibura tugire igice gito cy'abazarokoka. Mvuze mbere y'akaga ho gatoya, nzongera kuvuga nyuma y'akaga. Wowe uteze amatwi iki cyigisho uzanagitega amatwi, uzanacyumva n'ikindi gihe, ukaba uzi ngo uri umuntu urahumeka umwuka utijwe n'iyo Mana. Iyi dosiye ikuri ku gahanga ntaho uzigera uyicikira. Mwese mufite, mutunze, mugendana umushinjacyaha kubera ibi bintu ngiye kubasobanura byanditse mu bitabo 4. Reba za Noheli, inkoko zipfa, amatungo apfa, amahene apfa, inka zipfa n'ibindi. Reba ibirori bibaho buryo abantu icyambere batekereza ari inyama. Ariko ubundi mwiga Bibiliya mute? Mwiga Bibiliya mute iyo musoma biki? Niba mutagera kuri iyi ngingo ibindi murebamo ni ibiki? Uwadukira mu rubanza rw'iyo dosiye yonyine iyi ya karindwi maze kubabwira, nta n'uwa kirazira, nta n'umwe warokoka kandi bagwije ukuri. Baba we, mbega dosiye, mbega ibintu biri ku mutwe w'umwana w'umuntu atajya atekereza. Niba udashaka kwisi kwiyubikaho ku gahanga kandi nta bushobozi ufite bwo kuyikorera, kiza amagara yawe. Ni byiza kugaragaza aho isi igeze mu buhanuzi. Ni byiza cyane ndetse gushyira ahagaragara ubuyobe bw'amadini n'ibyaha. Iyi si iriho urubanza rukomeye ndetse rugiye kuyikoraho rw'amaraso yayimenekeyeho, ariko abantu tudakomozaho, tutavugaho. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka dusenga Imana. Ushimwe Mana, wowe uduha kubaho, isi n'ijuru n'abaririmo, twese tuguha icyubahiro kuko ugikwiriye. Gahore ku ngoma mubyeyi iteka. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo uyoborere icyigisho kandi uhe abagiteze amatwi kumva neza umugambi w'icyo ushaka kutugezaho, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ndashima Imana koko yo iduha kubaho ku bushake bwayo atari ku bushake bw'abana b'abantu. Reka tujye muri Bibiliya, muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yohana igice cya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10. Haranditswe ngo, Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye? Amagambo arakomeye cyane kugira ngo umuntu yumve neza icyo Yesu yifuza kugira ngo abwire intumwa ze. Zaramusabaga ngo twereke Data wa twese. Akavuga ati ariko se n'igihe mbaniye namwe ntabwo mwari mwakamenya kumbonye abamubonye? Twigire mu Bafilipi aduhe kwinjira neza mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Abafilipi igice cya 2 naho turahera ku murongo wa 9 tugeze ku wa 11. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Mva kandi ni Imana ngo kandi Imana imushyira hejuru. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukamwe mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Mana ushimwe kuko ntacyo wigeze uhisha abantu. Ushimwe kuko uri kose wagushyize ahagaragara. Muri Yohana ho haratangira havuga ngo Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Arongera kwivuga Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Ndetse bakongera ngo ndetse no mu byaremwe nta na kimwe kitigeze kiremwa nawe. Mwitangira igice cya 1 umurongo wa 1 bakavuga ko Imana yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Aha tugaragariza ngo Yesu waje mu isi yaje ari Imana koko. Umurongo wa 5 wo muri Yohana igice cya 1 hakaba ngo uwo mucuvira mu mwijima. Ariko igitangaje n'umusoma amagambo azababwira ngo uwo mwijima ntabwo urakamenya ko umucyo wavuye. Umwijima bavuga n'inki?
uwo mucyo bavuga ninde? Umucyo ni Yesu, umwijima ni abantu Imana yajemo bakaba batarashoboye gusobanukirwa nuko ari Imana ibagezemo. Mu mwaka 750 Yesu ataravuka, Yesu yahanuye ibye, avuga ibya Yesu, abwira abayuda ngo Imana niyo izabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, iyo nda azayibyaramo umwana w'umuhungu, si umukobwa, kandi izina rye azaba yitwa Emmanuel. Mu gice cya 9 ho harabonga ubutware buzaba buri ku bitugu bye, azitwa umujyanama, azitwa Uwiteka, azitwa Uhoraho, azitwa Imana ikomeye. Muri Matayo wasoma bagiye gusobanura rya zina ngo azitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo ni Yesu ngiye kubabwira mu kanya gatoya. Ageze mu isi iyi ngiyi dutuyemo, aje ari Imana nk'uko tubibonye, n'igihe yakoze n'igihe yimazemo cyose agaragara nk'umuntu, kandi ari Imana bavandimwe. Nta kiza na kimwe n'iki na kimwe yigeze abonera ku bana b'abantu. Bibaye ngombwa ko ngira icyo mvuga mbere y'akaga n'ishyano. Bibaye ngombwa ko ngira icyo mvuga mbere y'akaga n'ishyano, kugira ngo nibura uwumva inama zikubiye ahangaha azabashe kurokoka. Cyo mvuga neza muraza kucyumva mu busobanuro soza iki cyigisho. Reka nkomozeho gatoya muri make bikubiye muri Matayo, Mariko, Luka na Yohana. 99 n'ibice 9% ry'abitwa ngo barabwiriza, baravuga iby'Imana, barasobanura ubutumwa bwiza, ni gake berurira abantu ku by'ibingiye kubabwira. Kandi ibi bintu nibiterwa ngo babwirwa abantu, ibyo muzakora byose, ibyo muzigisha byose, aho muzerekeza hose, ndabarahiye bazabahambira, bazabashumika, bazabatemagura, bazabarya nk'urya imitsima. Mubwiriza uterura iki kintu ngo kivuge iki ngiye gukomozaho, ngo ucerurire abantu kibabwire, amaherezo yawe ntabwo azasoza neza. Ni byiza kugaragaza aho isi igeze mu buhanuzi rwose, n'ababikora Imana ibaha umugisha. Ni byiza cyane ndetse gushyira ahagaragara ubuyobe bw'amadini n'ibyaha abayayobora b'amabandi n'ingegera bakora. Barya imitsi y'abantu bababeshya ngo ibyo batuye babituye Imana, kandi ari ingegera n'amabandi gusa yuzuye amadini ashaka icyubahiro cyatigeze ashaka icyubahiro cy'Imana. Kuvuga ibi ni byiza cyane pe, ababwiriza mu bikora Imana ibaha umugisha kandi bongera imbaraga. Ariko rero noneho babwiriza ibi ni mu bikora, ibi ni mu byerura, ni mu bishyira ahagaragara, ngiye kubasaba ngo n'iki cy'ingenzi ntimuzigere mukibagirwa. Ntimuzigere mukibagirwa mu byo mubwira abantu, ntimuzigere mukibagirwa. Iyi si iriho urubanza rukomeye ndetse rugiye kuyikoraho rw'amaraso yayimenekeyeho, ariko abantu tudakomozaho, tutavugaho. Ku rwanjye ruhande reka zigenze nkarabe, reka genze nkarabe, ndababwira aya magambo kubera ko nzi ishyano rigiye kubaho n'ibizarikurikira. Nzongera kumvikana nyuma y'iryo shyano, nzongera kumvikana nyuma y'iryo shyano, kuko ibizavugwa n'ibizakorwa ibyo byose biri imbere yanjye nk'uko Uwiteka yabitanze. Iki ni igisebo kibi kumva ngo Imana yaje mu isi yitwa n'abantu. Ni igisebo kibi ku kintu cyitwa icyaremwe muntu kumva ngo Imana yaje mu isi yitwa n'abana b'abantu. Kuva uri umuntu rero wowe uteze amatwi iki cyigisho, uzanagitega amatwi, uzanacyumva n'ikindi gihe, ukaba uzi ngo uri umuntu urahumeka umwuka utijwe n'iyo Mana, iyi dosiye ikuri ku gahanga ntaho uzigera uyicikira. Abafite Bibiliya bose ndashaka kubahamiriza iki, haba abayifite mu bitabo cyangwa se muri za smartphones, mwese mufite, mutunze, mugendana umushinjacyaha kubera ibi bintu ngiye kubasobanura byanditse mu bitabo 4: Matayo, Mariko, Luka na Yohana.
biroroshye cyane kuko turagendagenda muri iyi si kandi turagendagenda dufite dosiye igaragaza ko ibiganza byacu byuzuye amaraso, turabicanyi kabuhariwe. Kuko usibye n'ikindi twavuga, twahitanye Imana y'inzirakarengane. Erega iyo mvuze ngo abantu buzi ibiganza byacu byuzuye amaraso, mujya mubyumva neza. Muzarebe n'ibirori bibera hano ku isi. Ibirori bibera hano ku isi ni ibihese iyo batariyemo inyama bumva banezerewe. Uzakoresha ibirori se ntushyiremo inyama maze uzarebe ko abantu bishima. Nyine icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko turi inkora amaraso. Reba za Noheli inkoko zipfa, amatungo apfa, amahene apfa, inka zipfa n'ibindi. Reba ibirori bibaho buryo abantu icyambere batekereza ari inyama. Niba ushaka kureba agaciro k'icyo bita amaraso n'uburyo uwayamennye ahanwa agashyirwa muri za gereza, ugende wegere gereza iri hafi yawe, maze nurangiza uganire n'abantu bahanwe kubera icyaha cyo kwicana cyangwa se icyaha cy'ubwicanyi. Umbwire noneho ngo ibyo wakoze cyangwa se ibyakorewe Imana nabyo Imana izabireka bigende inaperisi cyangwa se ibyihorere. Reka zo ninjira mu cyigisho cyacu, dusesengure ubugome bw'umuntu mu rugendo rwa Yesu hano ku isi dutuye. Dusesengure turwumve neza, urwumve. Ndababwira ngo impamvu mwumvise iri jwi ni ukugira ngo nibura tugire igice gito cy'abazarokoka. Igice gito cy'abazarokoka. Hari aho mushobora kuba mutumva iki kintu, akaga karagose, abantu bagiye gupfa nk'uko isazi zipfa, intumbi zigiye kwarara ku misozi, ntawe uzakingura undi. Ishyano riraguye. Niki kintu ngiye kubabwira nicyo cyonyine gishobora kukorohereza nibura ukazarokoka, tukazakorana nyuma. Ubugome bw'umuntu byonyine kumva ngo Imana yaje hano mu isi, yaje imeze ite? Twatumye Imana yambara umubiri w'igisuzuguriro, umubiri ukenera kurya, umubiri usonza, umubiri ubabara, umubiri unanirwa, ukenera kuruhuka, umubiri urira. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 7, uruko igice cya 2 igice cya 2 umurongo wa 18-24. Ni ukuvuga ngo twatumye Imana yambara umubiri. Iyo ni dosiye ya mbere byonyine, kwambara umubiri kw'Imana. Imana ipfukamirwa n'abamarayika. Imana, ijambo Imana rivuga abamarayika bakubara ibizima, bikubara abakuru bakubarara, ijuru ryose rikubarara ijambo Imana rivuzwe. Kuba twaratumye yambara umubiri, reka mwumve ikosa twakoze. Fata perezida wo muri icyo gihugu uherereyemo, sinzi aho uherereye, nurangiza ureba bariya bamugadinga, bariya bamuherekeza, maze umwambura icyubahiro cye, umwambika uruhu rw'inka rwaboze runuka rujoga inyo. Ngiki kintu twakora Imana, kuba yarambaye umubiri n'uw'abana b'abantu ukenera kurya no kunywa, yarangiza ikaza muri isi ari wo yambaye. Icyo twakoze ni nk'icyo wakora perezida, ukamwambura icyo cyubahiro, ukamwambika uruhu rw'inka rwaboze rujoga inyo runuka. Ese ukoze icyo kintu wahanirwa he? Ngubu umwana w'umuntu, byonyine dosiye ya mbere iri ku gahanga k'umuntu, kuba Imana yarambaye umubiri, icyo cyonyine wakituregera mu rukiko nta n'umwe wazarokoka. Ntawe urabona ngo urasoma ibyo utumva. Daniel yabwiye ngo ubundi mu byo wasomye soma biki. Urasoma Matayo, Mariko, Luka na Yohana, ukabona Imana yambaye umubiri, ukabifata feke, ukumva ko byonyine atari ikibazo ku mwana w'umuntu. Iyo ni dosiye ya mbere. Reka njye ku ya kabiri. Ntimaze kwambara umubiri kuko yaje ari nk'umuntu, igihe cyo kuvuka kwayo cyari kigeze. Twamaganye Imana igihe cyo kuvuka, tunayima n'icumbi. Ibintu bibiri bikubiye muri iyo dosiye: kwamagana Imana igiye kuvuka, noneho no kuyima icumbi. Kwamagana Imana igiye kuvuka no kuyima icumbi. Reka mbabwire, mu bihugu nazengurutse, nigeze ngera mu gihugu kimwe, ndimo kwigisha abantu mbasobanurira ibi bintu. Mbaza umuntu wamubaza ngo ese nk'ubu umugore wawe wafashwe n'ibise, umwana ageze mu matako, wajya ku rugo kanaka rwa kanaka, ukavuga ati birakomeye, umudamu wanjye agiye kubyara, none mwanyemerera mukanyakira kugira ngo turebe ko yaruhukira aha. Bakakurebera ku rutugu, barangiza bakakubwira ngo tubare 5 batuvire ku marembo. Umugabo umwe yarahagurutse arambwira ngo jyewe umuntu wankorera ibyo ari umugore wanjye,
ikintu namukorera nahita afata umupanga nkamutema agapfa akavaho. Ndamubaza ndetse mugabo kubera icyo uvuze gutyo? Arambwira ngo uwo muntu wabunkoreye ibyo yaba ashaka ko umugore wanjye apfa n'umwana bakagendana, afazara kugira ngo mbone intumbi ebyiri nabona imwe. Ndavuga nuri umuntu w'umugabo uvuze ukuri. Ikintu twakoze cyo kugira ngo Imana yamaganwe igiye kuvukira muri iyi si, yamaganwe ayigeze hose, yamaganwa noneho nirangiza mu kuvuka tukayima icumbi. Iyi dosiye bavandimwe, muntu uzatega amatwi iki cyigisho, iyi dosiye ntacyo uzakora kugira ngo uyihanagure. Iki ni igisabo kibi kuri twebwe, ni dosiye watujyana mu rubanza uyu mwanya twese twakatirwa ubwo gupfa, kwamagana Imana noneho tukarenzaho no kuyima icumbi. Kamabwire niba Yesu adasobanuwe, nzaba ndera abavuga ngo bazajya kubana nawe aho bazanyura. Biroroshye kuvuga ubuyobe bw'amadini, biroroshye kuvuga ubuyobe bw'abantu ngo n'abantu bayobye. Numvise hari n'abanyikoreye, mugerageze. Ndaje vuba, ndaje. Ayo majwi yanyu azaceceka. Banyigishije Bibiliya se? Je nahuye n'Imana, wowe wahuriyeho nayo? Nahuye n'Imana, wowe wahuriyehe nayo? Niyo yantumye, wowe yagutumye ryari? Wahuriyehe nayo utanayizi? Irambwira ngo jya kuvuga, uzavuga ibi. Wowe uravuga ibyo watumwe n'Imana. Ndimo kugaragaza iyo Mana igeze mu isi akaga yahuye nako, kw'imicumbi, kwamaganwa, gutereranwa, amadosiye ari ku gahanga k'abana b'abantu. Ibyo twakoreye Imana ngo ubwo ni ubuyobe. Uzayoba undeke. Imana, umva dosiye ya gatatu. Imana yavukiye ahantu habi. Luka igice cya 2:12 mu gisogorore. Tugize kuyambika umubiri icyaha kitwicisha, tugize kuyamagana kuyima icumbi ikindi cyaha kitwicisha. Icya gatatu, Imana yavukiye ahantu habi mu gisogorore. Abana b'impinja mu kintu cya mbere babarinda icyo bita dioxide de carbone. Avukira mu kiraro cy'inka ahari icyuka cy'amase kinuka bita dioxide de carbone, iri toxique, yica abana b'impinja. Dushatse kwitira mu matako ya nyina, imaze no kuvuga dushaka kwivukira. Umva, ubugombe bwacu nibyo twakoze. Mutajya muvuga mudashyira agaragara ngo mubwire abantu. Mwababwiriza mwe nimushaka muceceke, turaje dukora umurimo wa nyuma kandi mugiye kutubona. Muri njye tuza twambaye, muzakwirwa he? Twaje vuba, mudutegereze. Turaje twagize igihe cyo kwicara no gusesengura. Imana idukijije akaga n'umupanga n'inkota barendaga kutwica. Yaduhaye ijambo, amahanga hirya no hino arimo kumva iby'Imana kandi arashima Imana kubera icyo. Turakase, turagarutse, mwitegure. Turaje. Murajya he ko tuje twambaye? Murajya he? Uwo tuzasanga kiri muzima, uwo tuzakorana. Mbabajwe cyane n'abatari bwumva inama ngiye kubaha. Barambabaje kumva Imana yaravukiye mu gisogorore. Genda usobanuze, unabaze so na nyoko niba bakiriho, cyangwa se ubaze ababyeyi bawe, abandi n'abaturanyi, ubabaze ngo naba naravukiye he. Abataravukiye mu bitaro runaka, bavukiye mu centre de santé runaka, abataravukiye mu ngo, wenda no kuvuka kwawe hari ababyeyi begeranye bavuga ati kwa kana kabirakomeye, maze baraza baregerana. Ababyeyi umwe afata mu mugongo, undazana agatenge, undazana musambi, uvukira hano, ubona bakwakira. Ibyo ntabwo Yesu yigeze abibona. Iyo ni dosiye ya gatatu, ndayirangije ndayimukaho, reka nikomereze. Imana yakiriwe n'amatungo aho kwakirwa n'abana b'abantu. Iki kintu iyo nyibutse kindya mu bwonko, kirandya kikanshegesha, kiramvuna no kucyakira. Aho mu kiraro cy'inka yabuze impundu z'abana b'abantu, abura impundu z'abashima ko Imana ivutse. Yakirwa n'amajwi y'indogobe ibyana by'indogobe n'amajwi y'inyana z'inka zirimo gushaka ibyo. Ubu jyawe nazi wawe, nkakirwa n'ipusi, nkakirwa n'imbwa, ukabwaguzwa ngo nzarugarukamo. None tekereza kugira ngo Imana iba yaraje hano mu isi yakirwe n'amatungo, inkozi z'ibibi z'abantu ziri aho ngaho. Ubu washyira mu rubanza abana b'abantu uti genje kurega abantu kubera ko Imana yakirwe n'amatungo, ari umuremyi, abantu bahari, warokokute.
warokoka ute uricaye uratimaje ngo uzajya no kubana n'iyo mana. Imana ntuzi ibyo wayikoreye, ntuzi akaga wateje, ntuzi ingorane wayiteje, ntuzi ibibazo yahuye nabyo kubera wowe mwana w'umuntu, kubera jyewe, maze warangiza ukarata ngo ijuru ntabwo ari irya so na nyoko. Nta nubwo ari kwa babyara uzajya kwinjira nk'uko ubonye, nta nubwo ari n'isoko ngo uzagenda nk'umutemberezi noneho ngo uzinjiramo. Hano abantu bambaza ngo ntabwo duheruka kukumva. Muvuze mbere y'akaga, nzongera kuvuga nyuma yako. Mvuze mbere y'akaga ho gatoya, nzongera kuvuga nyuma y'akaga. Ufite amatwi yumve icyo ndimo kuvuga. Dosiye ya 5 kubyo twakoreye Imana. Twayihize ikiri uruhinja ngo yitwe. Matayo 2:16. Abajenosideri si isumva wicara uzi kwiyisibarwaho ko turi abajenosideri, nta nawe uzabicikira. Itangazo riratangazwa ngo mufate amacumu, mufate ibipanga, mufate imihoro, mufate inkota, mugende mumanuke. Umva, mujyaniranye guhera ku myaka 2 umwana wese ntagire n'umurokoka. Ye baba we guhiga Imana iciye uruhiga. Twashatse kwigwa mu matakwa nyina biranga, ivuki ahantu habi ntibonye n'uyakira, irateraganwe mu gihe cyo kuvuka. None imaze kugera hanze ngo reka dupange na gahunda yo kuyica. Uzahungiraho uru rubanza, utajya agaciro, utajya utekerezaho. Ugurica ugashyira mu bwonko bwawe ukumva kakaga n'ibibazo twateje Imana. Ako genda mana warago kugira ibigoryi cyane by'ibyamadini bitajya bisobanura kaga wahuye nako kubera twebwe. Nibura ngo bishiture umutima w'umuntu yumve ko kuko yahemutse, yumve n'impamvu zikwiye kumujyana imbere y'Imana. Iyo ni dosiye ya 5, reka nayo nyimukeho. Dosiye ya 6, twomoye Imana tuyihindura impunzi. Matayo 2:13. Reka mbabwire, utazi guhunga icyo ari cyo uzambaze ngusobanure neza akaga n'ibyago byo kuba impunzi. Uri cyo kurya, wamenyereye kubaho neza, wamenyereye kurya neza, wamenyereye kugira ubuzima bwiza, ibyo bigahinduka mu kanya nk'isase. Umuntu uhindura undi impunzi aragapfa cyangwa arakihana. Bibiri muri kimwe muri ibyo. Umuntu uhindura indi mpunzi, umuntu ufata umuntu akamuhindura impunzi aragapfa cyangwa arakihana. Kimwe muri ibyo bintu bibiri. Impunzi zirabonabona. Gize umwanya wo gusobanukirwa noneho neza n'imibereho y'impunzi. Impunzi irabura icyo kurya, ikaguguna igitaka kugira ngo rebe ko yarara yakwirirwa. Karisha ibyatsi yari umuntu wihaye. Kwicwa n'inzara umubyeyi, amabere akara amasogisi, umwana agakura akabura icyo konka, agataka karira na nyina kubera kubura icyo gukora, nawe agaturika karira. Umuntu uhindura indi mpunzi aragapfa cyangwa se arakihana. Imana twayihinduye impunzi ku isi y'ubwayo yiremeye noneho. Washatse kukwica se n'icyo atagukorera. Umuntu ashatse kwica Imana ikiri uruhinja, abuze uko ayihinduye impunzi. Nimvuga umuntu jya uhita ureba, nturebe undi, ufata izina ryawe aba ari ryo uhita ushyiramo. Kuri buri dosiye yose ngo iyi nyifiteho uruhare. Zimaze kuba zingahe? Ntabwo zimaze kuba 6. Nibyo twakoreye Imana. Ariko ubundi mwiga Bibiliya mute? Mwiga Bibiliya mute musoma biki? Niba mutagera kuri iyi ngingo ibindi murebamo ni ibiki? Ko nta nicyo binavuze, nta nicyo binamaze. Dosiye ya 7 reka nihute. Twaresheje Imana umwanda. Matayo 26:11, Yohana 13:21, Luka 27:7. Reka mbabwire, iyo ubona Imana yitega amatwi neza, iyo ubona Imana yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose yicara ikarya ibiryo byacu twebwe hano by'abantu byangijwe n'icyaha, ibyo ari agaciro koroshye. Wenda fata perezida wa Repubulika y'igihugu uherereyemo akubwira ngo ndaza kugusura nzabanye n'abaminisitiri 5,
urahire kutahita wimuka bitewe n'uko uba urimo gutekereza ngo se ndamugaburira iki, ubu iyi sahani yanjye yayiriraho, igitanda cyanjye yakiryama, ibiryo nteka koko yabasha kubirya. Kuba Imana n'icyubahiro cyayo yaraje hano mu isi ikarya umwanda kubera twe, uyu mwanda w'ibiryo byacu turya, ni umva ni reka bibagereranirize. Ni nk'uko wafata umuntu ureba ijunja ryawe, reba uko uhagaze kugira ngo wumvishe umwanda twarishije Imana. Ni nk'uwagufata akakujyana kuri toilette akaguha ikiyiko, ibiba muri toilette urabizi, akakubwira ngo jya udahurye. Imana kuba yarariye ibiryo byacu ni nk'uwafata umuntu nawe akamuha ikiyiko ngo jya kuri toilette utangire urye. Twarishije Imana umwanda, uwadushyira mu rukiko, uwadushyira mu rubanza rw'iyo dosiye yonyine iyi ya karindwi maze kubabwira, nta n'uwa kirazira, nta n'umwe warokoka kandi mbabwije ukuri. Mbarahiye Imana ishobora byose ko nta muntu uwabasha kugira ubwo bushobozi agashyira abaturage dutuye ku isi mu rukiko ngo byonyine dufite dosiye ivuga ngo uyu muntu yarishije Imana umwanda, yarishije Imana umwanda, Imana yariye umwanda kubera we, nta n'uwa kirazira warokoka. Ndagiye kuri dosiye ya 8, Yohana igice cya 9:24. Yesu akora ibitangaza, Yesu yigisha, Yesu akiza abantu, Yesu akizamye ku isabato. Murebe inama zakozwe ngo uyu muntu ni umunyabyaha, ngo atari umunyabyaha naba yakoze gutyo. Mu yandi magambo nuko ngo twatutse Imana. Abanyabyaha ko ari twe kuko Imana niyo munyabyaha, abagomba ko ari twebwe Imana niyo munyabyaha. Iyi dosiye ya 8 kumva ngo Imana yatukiwe hano mu isi, uwaza kugituragesha byanyine ni murebe abaperezida bamwe bigize Imana kuri iyi si bigira n'ibihangange. Umuntu haba mwumva mu nkiko ukuntu bavuga ngo kanaka ngo arashinjwa ngo guhungabanya umudendezo wa leta, ngo yavuze nabi ngo umukuru w'igihugu. None twe turumva ukatirwa imyaka 20 ngo yavuze nabi umukuru w'igihugu. None twe kwita Imana daimoni no kuyicecekesha no kuyibwira nabi no kuyivuga nabi bizaciraho? Urumva bizaciraho ngaho? Umva, twahemukiye Imana, bishyira mu bwonko bwawe cyangwa se ubyange cyangwa se ubyirengagize, ariko aho wicaye umenye ko nta n'ikintu uzigera ukora ngo izi dosiye uzigera uzira. Kuva witwa umwana w'umuntu ntabwo bishoboka, nta kintu na kimwe wakora kugira ngo uzahanagure iyi dosiye. Kuba Imana yaratutswe kubera twebwe. Dosiye ya 9, dosiye ya 9 twacecekesheje umuremyi wacu. Luka 4:28. Aravuga mu rusengero, aravuga abantu barishima, arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ati ibyanditswe bisohoye mu matwi yanyu uyu munsi. Abantu bategezaho bamukurubana mu makanzu, muzajya gusoma ngo nuko baramujyana bagiye kumurengutsa ku manga kugira ngo bayimujugunyemo. Aragenda, uzafate mikoro ya perezida arimo kuvuga maze umwima ijambo, umaze uri kupe, cyangwa se wowe ukora mu by'amashanyarazi uzakupa umuriro perezida arimo kuvuga maze urebe ibyo bagukorera. None kumva Imana irimo kuvuga igacecekeshwa ngo ceceka ntiwongere no kuvuga, yabwiriza kuri umusozi ngo nitugushaka ngo barugende, Imana igacecekeshwa ikabyihanganira. Baba we, mbega dosiye, mbega ibintu biri ku mutwe w'umwana w'umuntu atajya atekereza, atajya yibaza. Dosiye ya 10, dosiye ya 10, hari ikintu mureba mukacita fake, mukabona ni ikintu cyoroshye, ariko nacyo gibabaje giteye agahinda. Buriya kubatizwa kwa Yesu, nkabona na Yohana yarabikwepye, akavuga ati ntibinawiriye. Luka igice cya 3:21 na Matayo igice cya 3:13. Kwinikwa kwa Yesu mu mazi harakabatizwa umunyabyaha. Nka Yesu yinitswa ziriki, nubwo ari we wijyanye, ariko kuva twaramwambitse umubiri, iriya nzira yose yayinyuze, anakorerwa n'ibyo kubera umwana w'umuntu. Ngaho fata perezida w'icyo gihugu utuyemo, sinkizi, umutera amazi byonyine, si ukumwinika mu mazi, mutera amazi umbwire uko bikugendekera. Umutera amazi maze umbwire uko bikugendekera. Kuba Yesu yarabatijwe nabyo ubwabyo, tuzi neza ko abatizwa nabyo ubwabyo, uwabituregera mu rukiko ntitwarokoka, uwabituregera ntidushobora kurokoka. Dosiye ya 11,
twise imana dayimoni. Erega Yohana igice cya 7:20 ugende uhasomure. Umva, fungura amatwi yawe wumve. Ntuzigera n'umunsi n'umwe n'uyu uvuga ngo abayuda bagize gutyo ya. Uzaba utekereza giswa. Ntuzongere ahantu handitse izina abayuda, shiramo itorero urimo, shiramo izina ryawe. Aho uzasoma Pilato, aho uzasoma uwamwihakanye Petero, aho uzasoma uwamugurishije, shiramo izina ryawe, ntihagire undi ushyiramo, kuko Yesu yazize ibyaha by'abari mu isi. Erega ingorane wagize ni ukuvuka ugasanga uriho, ukaba uri umuntu, noneho byarimba ukaba ufite na Bibiliya. Icyo cyonyine kirahagije, ntiriwe mvuga menshi. N'umugambi w'ubutumwa bwiza ntuzagire ngo nuwo kugira ngo unabwake niba utanabizi ubimenye. N'ubuhamya bwo kuguhamiriza ngo ese ukuri kwaba kwaranyuze mu matwi yawe. Fungura amatwi ubwumve. Fungura amatwi ubwumve. Iki ni cyo bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bugaragaza umuntu n'ubuhenebere n'akaga ke, bukagaragaza n'Imana nk'inzira karenga. Nubwo ibyo twakora Imana urabyumva. Ikiza umuntu ngo bishoboka ko yakiza umuntu gute ngo yakurukana amadayimoni atari shefu w'amadayimoni. Ikagitutsi cyonyine kwita Imana dayimoni, umva wakiroko kuba kujyana mu rukiko. Ubu wanjyana mu rukiko ngo Imana yiswe dayimoni kubera ngo Imana yatutswe ikirwaho kuba ari reka ho mave. Noneho ibi dosiye mbikurikiranye niriwe nanabara, narengeze kwa 11. Icyaha kirengeje byose noneho cy'ubwicanyi kabuhariwe cyakorewe Imana. Nzira umuremyi yanyuzemo y'amaraso. Yesaya 53 umurongo guhera ku murongo wa 5, Matayo 23, 24, 28, Luka 22, 23, 24. Ugende wicare neza utuje wivanyemo amadayimoni akwahagiza atuma utekereza ukundi ukiga nabi ntiwumve, maze wicare undebere muri ibyo bika muri Yesaya, muri Matayo no muri Luka, urebe inzira y'amaraso n'ubwicanyi umuntu yakoreye Imana. Imana ibibazo yahuye nabyo kubera umuntu. Umva, mbere yuko mbibumbura ibi bintu bijya bikurikiranye, reka mbabwire ko twayigambaniye mu nzego zose zitwaga ko zagombaga kurengera iyo Mana, tuyimererana. Ariko ntabwo wari wasoma ngo usome muri Isirayeli banze ugenda urebe neza Bibiliya, ubona uburyo yari ahantu yakoreye umurimo, yigishije, yakoreye ibitangaza, yagaburiye abantu, yahagije, yagejeje abapfuye, yagenze ate. Uburyo rubanda rwose nta numwe yigeze avuga ngo uyu muntu ararengana, bose nta numwe uvuyemo. Amajwi yabo yatagaje ngo nabambwe, kugeza no guhasabwa ngo niba mugira ngo turababeshya ahubwo amaraso azatubarwaho twebwe n'abana bacu. N'urukurikirana uko ruzakurikirana natwe turiho n'abazadukurikirana n'abo tubyaye, ayo maraso abariho, aturiho. Iyo ubona rubanda rwose ruvuga ngo nabambwe, buriya nta bantu bari banyuze inyuma bakajya gusansibiliza kugira ngo abantu bose bavuge rumwe. Bishoboka bite ko abantu rubanda boroheje, abakomeye, b'imbata, b'umudendeza, abakira, abakene, kuva ku hasi kugera ku hejuru, bose nta n'umwe uvuyemo, bahuriza ku ngingo imwe, ntihagire n'umuvuguruza. Nta bugambanyi burimo. Ubwo twanzuye ko abantu nibura bagomba kuvuga ati jye yangirije umurwayi, jye yangiriye neza. Kuba Yesu yarabuzijwe muri rubanda byamurengera, byavuga ko uyu muntu arengana, byanga byakunda uko byamera kose, twarayigambaniye mu nzego zose zagombaga kuyirenganura. Ntaho uzabicikira, ntibishoboka. Ubwa kabiri muri rubanda twayigambaniyemo. Tujya mu rwego rw'idini. Noneho rwego rw'idini muri ku rukiko rwa Sanedra rw'inkozi z'ibibi, erega ruricara rushaka ibirego rurabibura, rurangije rufata abantu benshi, niko Bibiliya ivuga. Rumaze kubafata ngo habonekamo 2 bonyine, baravuga ngo jye namwumvise avuga ngo yasenya urusengero mu minsi 3 akarwubaka. Uranyumvira? Koko umuntu azahanwa na intention.
kuba umuntu avuze atyo ntabikoze akwiye guhanwa koko, akwiye kwitwa gukatirwa gupfa. Icya kabiri ngo yavuze ngo ni umwami w'abayuda, abaye wese agiye kwima ingoma. Ibirego bidafashije by'amafuti, nta n'umwanya wo kwiyegura, nta ngingo y'amategeko yigeze ikurikizwa, nta n'ubwo havuze ko atsinzwe kubera iki n'iki n'iki n'iki, umwanzuro urafatwa urukiko ngo uratsinzwe ukatiwe urwo gupfa. Nta bugambanyi bwabayeho ngaho kugeza ubwo abacamanza bose bumvikanye ku kintu kimwe, bigaragara ngo umuntu ni ibirego by'ibifitirano bije neza neza, umuntu akaturwa gupfa kandi ari ibirego byafitiriwe byashyizweho. Umva icyo bita Bibiliya, umva Bibiliya, umva uko ivuga, umva uko ivuga abanyabyaha, umva uko ivuga abagome babagambanyi ku buryo bagenda bagacengera muri rubanda bose bagahuza inama ngo tuvuge ko ari uwo kubambwa, bakajya mu nzego z'idini tumva icyo yavuga cyose nticyumvikana, ahubwo mukaturwa gupfa. Tujya mu bategetsi noneho, mu bategetsi ubundi abategetsi baberaho iki ko ari ukurenganura abantu? Abategetsi baberaho iki ko ari ukumva ibibazo by'abantu? Umutegetsi wa mbere, umutegetsi wa kabiri, kumuhanahana, bose bemeza ngo uyu ni uwo gupfa n'uwo gupfa. Abo bantu nta kintu bahawe, abo bantu nta bugambanyi bakorewemo. Yesu ntabwo yasanze yajyana mu nkiko akajyana mu butegetsi hari abamutanzeyo. Ese ubwo hatanzwe nk'ibintu binganikira? Ha, icyo nzicyo inzego z'ubutegetsi nizo zagomba gusobanura icyo kibazo, ariko inzego z'ubutegetsi zirumagihwa. Igitangaje giteye n'agahinda, zisinya ku rwandiko ngo uyu najye gupfa bambwe, niwe nkozi y'ibibi, umwicanyi wishe abasirikare, watwitse imijyi, wamaze abantu, wafataga abakobwa n'abagore ku ngufu, baburiwe igihano, baramubwira ngo wowe igendere nta cyaha ufite, rega inkozi y'ibibi irataha. Umuntu uti w'umukiranutsi aba ari ujya kubambwa. Mbega abantu tuva aho ngaho tujya ku kindi cya kane, inzego zishinzwe umutekano. Ubwo ndavuga abapolisi, ndavuga daso, nkavuga abasekirite basanzwe, nkavuga abasirikare, nkavuga inzego z'iperereza, bashinzwe umutekano w'abantu. Mufungure amatwi yanyu mwumve, ni gute abantu bashinzwe kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu baherekeza inkozi z'ibibi, uko zikubita nabo bakajya bakubita? Ubwo nta kintu cyari cyatanzwe mu nzego za gisirikare gituma nazo zirengagiza inshingano yazo. Reka mbwira abarimo kuntega amatwi, rubanda rusanzwe, abaturage guhera ku hasi kugeza ku hejuru, inzego z'idini gatatu, inzego z'ubutegetsi, inzego zishinzwe umutekano, twese ibiganza byacu byuzuye amaraso, turabitanye, ntaho tuzabisimbukira. Ntaho turabitanye, uzabikwepera nzabikwepera he? Inzego zose z'ubuzima bw'abantu zamennye amaraso y'inzirakarengane ya Yesu. Yesaya 53:7 aravuga ngo iki? Ngo yararenganye. Umva iryo jambo nyine, yararenganye. Kuva yararenganye rero itegure. Kuva yararenganye itegure. Kandi ibindi byirukamo muri makeya, asigaye nsoze mbihera inama, ujya uzajya nuzishyire mu bikorwa cyangwa se uzabyapa. Bwicanye twakoreye Imana, umva twamukiye Imana, ntabwo wabishyira ku munzani ngo ubashe kubona uburemere bwabyo. Twihakanye Imana, biriya byakozwe na Petero avuga ati simuzi, nta naho namubonye, sinanamuzi uyu muntu. Ni icyaha kigaruka ku mutwe wacu, ni icyaha kigaruka ku mutwe wacu. Vana kuri Petero, shyiramo izina ryawe, akandi kagingo twagira. Tekereza kugira ngo Imana ijye kugurwa, igurwa ibice by'ifeza 50. Ako kanakumiro, kubona Imana yaragurishijwe nk'ihene, igurishwa nk'itungo, none ijya kugurishwa, igurishwa yateshejwe agaciro ku buryo igurwa ibice by'ifeza 30. Fata amafaranga 30 yo mu gihugu utuyemo, agura iki? Amafaranga ubu ahantu hose umuntu narebe ko hari amafaranga. Yesu ateshwa agaciro kugeza ubwo agurwa amafaranga adabasha no kugura umuneke.
Yesu atejwe agaciro kugeza ubwo aguzwe amafaranga agura bombo. Mana we utwumva n'abazumva iki cyigisho, ndagusabye ngo uzahe umuntu uwo ari we wese guca bugufi yumva iki kintu. Kuba waragurishijwe nk'itungo ukagurishwa hateshejwe agaciro ku buryo ugurishwa ibice by'ifeza 30. Va kuri icyo. Matayo 26, 27, 28, Mariko 16, 56. Reba gufata Imana n'icyubahiro cyayo. Umuntu akarambura urushyi, akarambura ingumi, akarambura inkoni, akarambura inkota, agakubita umuremyi w'isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Genda ukubita urushyi umuyobozi w'akagari cyangwa se mudugudu maze urebe uko bikugendekera. Genda umukubita urushyi cyangwa se unamuvume mu maso byonyine urebe uko bikugendekera. Twe twakubise iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Yewe. Tuve ku gukubita Imana. Twateye Imana imisumari. Matayo 27:32. Mariko 15:21, Yohana 19:17. Gufata ikiganza cyakoze ibitangaza, ikiganza cyatanze imigisha, ikiganza cyakoze ku barwayi bagakira, ikiganza cyagaburiye abantu, mwene muntu agafata agahuza n'igiti agashyiramo umusumari agashimangira. Umva, reka mbabwire iyo bigeze hamba numva nta nicyo umuntu yakora yavuga niye kwicecekera gusa. Ako nibyankundira. Mvuze iki kugira ngo ngire icyo nibutsa? Gutera imisumari Imana. Reka njye kukandi kantu wenda biragacira aho ngaho. We mukobwa, we mugore, we mudamu, we mugabo, we musore, nibakubwire ngo vanamo ishati maze utembere muri iyo quartier utuyemo urebe ko wabikora, wambaye ipataro yonyine cyangwa se wambaye ikabutura yonyine, urebe ko wabikora utumbuje hejuru. None Imana twayambitse ubusa ku karubanda. Luka 23:27. Yambika ubusa ku karubanda, isigarana kabindo kashe sexe. Umva, ubu uwabyutse urwo rubanza warokokute narokokane. Koko warokokute narokokane. None uva kuri icyo yambitswe ubusa. Ikindi gufata Imana, umwana w'umuntu agahangara, akayitunatuna, akayibohera amaboko imugongo. Imana yaraboshywe kubera tw'abantu. Imana yaboshywe n'umuntu. Imana waboshye Imana wayishyize ku kandoyi. Umva, Mana, nta kindi dukwiriye usibye imbabazi zawe gusa. Ntacyo. Nibura ntazi bw'amaturo mwirirwa mujya guhaziriya ngegerana bira bisambose nari amabandi. Nuwehe muri mose wakora mwiza wahanaguriye idosiye nuwuhe wumbwire? Niye mwitwarire wagira n'iki wakora kugira ngo nibura usibanganye kimwe muri ibi bintu? Ntacyo. Gusa inama ngiye gutanga ku musozo w'iki cyigisho, umbabarire uzumve aharaho zazakurokora kaga ugiye guhura nako. Aharaho zazakurengera nabwo zishobora kutakurengera Imana ikemera kugenda kandi n'inama warazikurikije ntawamenya. Unatekereza kubaho Imana? Tujya ku kindi, urakabaho gusa kuba umwanya wo gusuzugura no kuyereka ko itaye agaciro. Umwami yambara ikamba rya cyame, yambara ikamba ry'izahabu, atamirizwa ikamba ry'amahwa, turarishimangira, riragenda racengera ryinjira mu nyama zo mu mutwe w'Imana. Ubwo icyo kintu twakoze mwabavandimwe banteze amatwi, murumva ari ikintu koko umwana w'umuntu akwiye no kuvuga. Ubu ko n'ururimi byonyine no kuba ndimo kuvuga inkuru y'ibyo twakoze nacyo ubwacyo n'ikindi cyaha kigeretse ku bindi. Ubu n'ishyano nkoze, n'ishyano nongereye amakosa ku yandi, mwaneswe noneho n'utarabizi. Umva,
reka nzegere ku musozo ngiye kubabwira ikintu kishe Yesu ari ku musaraba. Nutakizi n'umuntu ari ubwa mbere acyumvise acyumve, kugira ngo abone uburyo bwo gutega amatwi inama neza, azumve neza. Ntabwo Yesu yigeze yitwa n'inkoni yakubiswe guhera saa 9 kugeza saa 9 z'undi munsi. Oya, saa 9 z'ijoro kuzageza izindi saa 9 z'amanywa ntabwo arizo zamwishe. Yesu ntabwo yigeze yicwa n'umubare w'inguma n'ibisebe yari afite byari byuzuye umubiri we wose kuva ku mutwe kugera ku birenge. Wapi! Ntabwo Yesu yigeze yicwa n'imisumari yashimangiwe aterwa ku biti byo ku musaraba. Oya, ntabwo kandi Yesu yigeze yicwa n'icumu yacumiswe maze muri urwo rubavu rikahuranyamba ibiha agasigarana kuka gake cyane yari asigaranye yenda kuvamo umwuka, ngo ntabwo ari rya cumu ryamwishe. Reka nze ngere ku musozo mbabwire icyamwishe, noneho nindangiza mbaha inama nze kongera kuzisubiramo mbabwiye icyigisho nyamukuru igitumye mvuga aya magambo mwari mumaze igihe imyaka mutanyumva. Yesu yitegereje abantu bamuri imbere, abareba mu ipica y'abatangiye, abareba mu ipica y'abazasoza twebwe turi muri iki gihe, areba uburyo nta muntu n'uyu n'umwe uzigera uha agaciro n'uburemere bw'amaraso amenekeye kuri ubu butaka. Areba uburyo ahubwo kugira ngo hagire umuntu utekereza ku byayo, buri muntu wese arimo kuvuga ngo wakijije abandi kize, Immanuel ntitwabona gukora ibitangaza. Nuko umutima we wuzura agahinda karagenda karamwuzura, umutima wa Yesu urabyimba kuzageza igihe waturitsemo kabiri. Umwana w'umuntu aba yisha Imana, Yesu aba arapfuye, abazize ibyaha atakoze. Ngiki kishe Yesu. Yesu yahitanywe n'agahinda k'ibyo umwana w'umuntu amukoreye. Numvise abigize ba rupinzi bapinga inama. Ese ubundi ko bakubwira ngo jya imbere y'Imana yibaza ibyaha wakoze uyisaba ibiguhishura ukabyanga, uribye ngo hari uzabigukorera? Bamwe ngo ibyo bintu ntibibaho, abandi ngo iyo nzira ni ubuyobe. Kangorane nujya guhanwa nzi ko uzabishyirirwa ku murongo, noneho uzafite n'uburenganzira bwo kubisabira imbabazi kugira ngo bibabarirwe. Byita ubuyobe usakuze ujye ku mbuga nkoranyambaga udusebye ababwiriza babyigisha mu itorero uyobora uca arabivuga ugenza utariko ntibibujije ukuri kubukuri. Ntabwo bibujije ukuri kubukuri. Yesu arashaka ngo buri muntu wese amujye imbere atuje, dore ko ibidayimoni byahagize abantu ari byinshi. Atuje amusabe, amuhishurire, amwibutse ibyaha bye byose yakoze kugira ngo abone ahahera nawe amuha imbabazi. Umva neza, ndashaka kubabwira ngo ukora iki aherereye havuga ururimi numva nawe yumva, aherereye akabazi ko yumva ururimi ndimo gukoresha, ni nawe bireba cyane mbere y'abandi ko akwiriye kwegera Imana. N'uwaba warayinyuze kera yongera asubiremo avugurura amasezerano ngiranye n'iyo Mana, ayisabe. Ni umubyeyi, imwibutse ibyaha bye byose yakoze, ayamanika ayisabe imbabazi, nibura bimurengere mu kaga kagiye guhukuza. Karero nabwire ikintu, kuva kera kugeza kuri uyu munota kugeza none abahanuzi nta gihe batabayeho, na n'uyu munsi abahanuzi barahari. Fungura amatwi bumva aho ngiye gusoreza. Nyuma y'urupfu rwa Goliyati n'ingabo ze zari zarigize abahanga n'abatinywa mu karere k'iburasirazuba bwo hagati, igihugu cyose cyarishimye, kuko ubutabazi nta handi bwari bukomotse usibye ku Mana. Abisirayeli bavuza impundu. Urumva icyo mvuze aha? Uracyumva? Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli bahanuriye Babuloni ko ibyaha byayo
biteye agahinda kandi biteye iseseme. Ubwami bwabo bugiye kuvaho bugahabwa Abamedi n'Abaperesi, barangije bavunira ibiti mu matwi. Berushazari w'igicucu bamubwira ko igihugu cyose kimaze kugotwa n'abakirwanya, mu ijwi ryuzuye ubwirasi n'agasuzuguro, ngo bazanyura mu zihe nzira, yitwaje ibikuta by'umutamenwa. Iyi mvuga murayumva? Yitwaje umutamenwa, ibikuta by'umutamenwa, ngo n'amazi ye, ngo n'ingabo ngo zisanzwe zizi kurwana, ngo zarwanye no hirya no hino zigatsinda ku isi. Tariki 13 z'ukwezi kwa 1539 muri uwo mugoroba Berushaza yaciwe igihanga. Agatsiko k'abicanyi b'abagome bakoranaga nawe bari barogogoje isi bayisahura, batifuza ko Imana yakwererezwa, ahubwo bashaka kugira ngo isi yose bapfukamire bayumvire. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, ingabo za Generale Dariyo zabaguye gitumo, abatarishwe bagiye gereza. Imitungo basahuye hirya no hino ku isi nibyo bibya rubanda, nta n'umwana wabo wayiriyeho. Noneho mwumvereho ubuhanuzi. Igihe Gideyoni umucunguzi w'Abisirayeli yagotaga ingabo z'Abamidiyani, abari bagiye gushira no gushirira ku icumu, bari basigaye barimo aho ngaho, bamwe muri bo mu bari bagoswe batangiye kurota no kwerekwa akaga kagiye kubagwira. Baravuga ngo inkota ya Gideyoni yaje. Umva, ntawe uzasigara n'umwe atabyinnye. Ntawe uzasigara atabyinnye. Mu mvugo y'abiki gihe, kuri izo ngoma zifite imirya, zifite inanga, zifite incurango, bazizajya yikiranya na ruto, tenoro nayo isimburana na soprano. Umva, bazayibyina b'iburasirazuba, bazikiriza b'iburengero bwaryo, bazabyina bo mu majyaruguru, abo mu majyepfo bafasha icyo kinimba bo mu majyepfo, kandi abo mu majyaruguru basanzwe bazi kinimba, ariko bazakiga uwo munsi. Urwo rusaku rw'ibicurangisho rukaze rwinshi cyane ndetse cyane ruzaba rusakirana rwumvikana incurango ari nyinshi mu murwa. Abasaza, abakecuru, abagabo, abagore, abana bato, yewe n'abakiri mu nda za ba nyina, uwo muziki bazawubyina. Baba babishaka baba batabishaka, muraje mubyina mbareba. Ndasubira mu nama nabahaye, niba udashaka kwisi kwiyubikaho ku gahanga kandi nta bushobozi ufite bwo kuyikorera, kiza amagara yawe. Saba Imana ngo ikwibutse ibyaha byose wakoze, ndetse uyemerere utuze ibigushirire ku murongo uko wagiye ubikora byose. Unayisabe kugira ngo iguhishure n'akandi kaba karasigaye. Wemere uyamanike nk'ingabo zitsinzwe, usaba imbabazi, nico kigiye kukurengera gusa. Bitabaye ibyo uburyo ibya nyuma. Dusoze dusenga. Urakoze Mana yacu, kuko igihe kigeze utanga umuburo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.